bakunzi ba Rising Engineer 2020 turabashuhuje muherere hose twizere ko mumeze neza dushuhuje abadukurikira hano mu Rwanda dushuhuje abari muri Afrika y'Uburasirazuba dushuhuje abakunzi bacu bari muri East Africa dushuhuje abakunzi bacu ku mugabane wa Afrika abari mu Burayi Amerika ndetse na Australia ku mugabane wa Oceania mwese turabashuhuje twizere ko mumeze neza by'umwihariko abakunzi bacu bari muri Oman, Philippines, Amerika, Canada ari mu Burusiya abari muri Amerika mwese twizere ko meze neza. Twakiriye umushyitsi Gasagure Rora ni umuganga w'amatungo wabigize umwuga. Gasagure turakwakiriye. Murakoze cyane kunyakira kuri Rising Engineer. Meze mute Gasagure? Tumeze neza turashima Imana. Ibintu ni amahoro. Umushyitsi wacu rero uyu munsi dufite icyo twashaka kumubaza turashaka adufasha kugira ngo dusobanukirwa. Hari umukunzi wacu watubwiye ati ese umuntu afite itungo yororeye rigapfira mu rugo nta handi ryagiye ntago ashobora kurirya. Iyo mpamvu twatumiye rero umuntu ufite ubunararibonye mu by'amatungo kugira ngo abidufashemo. Icyo kibazo cy'umukunzi wacu mbere na mbere gifite ishingiro cyangwa nta shingiro gifite? Icyo kibazo ni cyiza cyane tunamushimira kuko yagize umuhate wo kukibaza. Icyo kibazo gifite ishingiro cyane kuko hanze aha turi haba amatungo menshi atandukanye kuko mu giturage hanze aho dutuye usanga hari abaturage benshi barya amatungo adapimye ndetse abenshi bakayarya yipfushije. Ikibazo gikomeye cyane kurya amatungo yipfushije. Ubusanzwe mu buzima busanzwe itungo rizima ritipfushije ryo mbere yo kuyirya haba hasabwa iki? Urakoze cyane ku kibazo cyiza umbajije. Ubundi mbere yuko itungo rihabwa abaturage ngo bajye kurirya babanza kurisuzuma ritarajya mu ibagiro ndetse bakanarisuzuma nyuma yuko itungo ribagwa. Reka ntutere ku cya mbere uvuze ko hari uburyo bubiri bwo gusuzuma itungo. Turebe mbere yuko ribagwa ni ibiki umuganga w'amatungo cyangwa se urisuzuma yitaho? Urakoze cyane ku kibazo cyiza. Ubundi mbere yuko itungo ribagwa umuveterinary abanza kureba uburyo uruhu rumeze, nimba uruhu rutariho ibisebe cyangwa se uruhu rukaba rutariho ibibyimba. Ikindi yitaho yita kuri nazo discharge cyangwa se amatembabuzi aturuka mu mazuru nimba se hatarimo amaraso, ndetse akareba ku matembabuzi aturuka mu kanwa. Uzi neza ko hari indwara nk'indwara y'ubutaka izana bimwe mu bimenyetso igaragaza kuza kw'amaraso menshi mu mazuru. Ikindi yitaho yita kuri muvoma y'inka, uburyo se inka itambuka. Ikindi yitaho yita no ku matembabuzi aturuka mu kanwa, biranashoboka ko n'amaraso ashobora guturuka mu kanwa. Ibyo byose akabireba akabyandika mbere yuko itungo rijya mu ibagiro ngo ribagwe, kuko nibyo bimufasha kuza gufata umwanzuro nimba itungo riri bujugunywe cyangwa se itungo riri buribwe. Ubwo dufashe urugero nk'umuntu ufite inkoko yasuzumye ari biki? Nk'umuntu ufite inkoko yita mbere na mbere yita ku mababa yayo. Hari ukuntu amababa y'inkoko nzima aba aryamiranye, ariko itungo iyo inkoko rirwaye amababa aba asa n'ahagaze cyangwa se atondetse mu kavuyo. Ikindi yita ku mazuru y'inkoko nimba nta maraso arimo, akita mu kanwa nimba naho nta maraso arimo kuzamo, akareba ndetse no ku maguru yayo nimba nta bisebe biriho cyangwa se ibibyimba, ndetse akita no mu majanja yayo nimba nta bisebe birimo hari hagati y'icyitwa tuzi cyangwa se tujanja tw'inkoko. Arakoze Gasagure. Umuntu yakwibaza ngo ese hari igihe ushobora ko umuganga w'amatungo ashobora gusuzuma itungo rikiri rizima akemeza ko ritanabagwa? Birashoboka cyane ko ushobora gufata umwanzuro itungo ritaragera no mu ibagiro kugira ngo rijye kubagwa. Urugero, hari igihe ushobora gupima cyangwa se gusuzuma itungo rihagaze ari rizima ugasanga rifite indwara yandura cyangwa se indwara yanduza. Urugero nk'indwara y'igituntu cyangwa se indwara y'ubutaka. Aho ngaho uhita ubwira abantu bakayitaba, byaba ngombwa bakanayimenaho indi miti iri chimique kugira ngo abaturage batajya kuritaburura rikaba ryabagirira nabi cyangwa se ryabagiraho
izindi ngaruka. Murakoze cyane. Reka noneho turebe aho tugiye ko hari igice cya kane noneho cy'ibyo basuzuma ino itungo rimaze kubagwa, ni nk'ibiki by'ingenzi basuzuma rimaze kubagwa. Urakoze cyane. Hari igice cya kabiri basuzuma mbere y'uko itungo barihereza abaturage ngo barirye. Icyo gice bacyita postmortem examination cyangwa se postmortem inspection. Aho ngaho ni ugusuzuma itungo nyuma y'uko ribagwa. Ibintu cya mbere rero wita ku maraso yaryo, ukareba nimba se bari baze ese amaraso yamaje kuvura cyangwa se amaraso yakomeje aba ubutembabuzi ntago ajya avura. Ikindi wita ku mutima waryo, ukabanza ugakata umutima, ukareba mu byumba byose by'umutima, ukareba nimba nta kibazo kirimo, ukareba ndetse n'akagahu kaba gatwikiriye umutima, ukareba nimba hagati y'umubiri w'umutima ndetse n'ako gahu k'umutima nimba nta mazi arimo. Nk'iyo ndwara bayita heart water, nimba icyo kibazo itagifite. Ikindi wita ku mwijima, ugakata ukareba nimba nta river flux cyangwa se inzoka zo mu mwijima zirimo. Ikindi wita ku bihaha, ukareba nazo nimba muri ibyo bihaha nta nzoka zirimo cyangwa se hatajemo icyo biba ku bantu bakunze kwita urufuro, cyangwa se ukareba nimba ibihaha bitabyimbye. Ikindi wita no ku mpyiko, ukareba ese mu mpyiko nta twatubuye turimo, ko nk'aba veterinary uri kubisobanurira umuntu bibwira yuko ari utubuye turimo, cyangwa se harimo umwuka mubi hanuka, cyangwa se ikindi harajemo accumulation y'amaraso, cyangwa se hariretsemo amaraso. Ikindi ahanini ureba mu nyama, ugakata mu nyama ukareba nimba nta nzoka bita cysticerque zirimo. Ikindi ukata no ku rurimi, ukareba nimba se izo nzoka nta zirimo. Ubwo dufashe urugero ku cyo waruvuze cy'inyama cyangwa se cy'inzoka zijya mu nyama, bibaho yuko itungo rizima rigenda rigira inzoka zigendagenda mu nyama? Urakoze cyane. Hari cyane dufate urugero nko ku ingurube abantu bazi neza ko, cyangwa se abantu benshi bazi ko ingurube ikunze kugira inzoka mu nyama. Iyo ukase ubibona n'amaso, ubibonesha amaso yuko harimo utuntu wagira ngo ni utugi tw'umweru cyangwa se tumeze nk'udushaza dutoya tw'umweru, uba utubona mu nyama, biragaragara cyane. Cyo ni ikibazo cyiza cyane. Urakoze cyane. Urumva rero yuko no mu nyama cyangwa se mu mitsi y'amatungo hashobora kuba harimo indwara. Ese ziriya nzoka ziba mu nyama nk'uzo rutanga urugero rw'ingurube zishobora no kwanduza umuntu? Birashoboka cyane ko zakwanduza umuntu. Yego, uwo mwanya umuntu agikonsoma iryo tungo cyangwa kirya iryo tungo, ntago wenda ingaruka zishobora kugaragara byibura mu gihe gitoya, ariko usanga mu gihe runaka iza ngaruka zitangira kugenda zikura, kandi byaratewe na za nyama yariye zirimo za nzoka. Yego. Okay, ibyo ni ibisuzumwa nyuma y'uko itungo ribazwe. Tumaze kumva icyiciro cya mbere, twumvise ko ari icyiciro cyo gusuzuma itungo rikiri rizima, akaba n'icyiciro cya kabiri cyo kurisuzuma rimaze kubagwa. Noneho veterinary afata umwanzuro ate? Ni iyihe myanzuro ikunze gufatwa, cyangwa se twayishyira mu byiciro bingahe imyanzuro ifatwa ku matungo? Urakoze cyane. Ni ikibazo cyiza cyane. Nyuma y'uko umuveterineri akoze ibyo bizami byose agasuzuma itungo, ashobora gufata imyanzuro ikurikira. Birashoboka ko ashobora gufata umwanzuro wo kujugunya cyangwa se gutaba iryo tungo ryose uko ryakabaye. Biranashoboka yuko ashobora gufata umwanzuro wo kujugunya ibyo mu nda gusa. Nanone birashoboka cyane yuko ashobora kurivura itungo cyangwa se akaritanga rikaba ryaribwa, nta gice kijugunywe, nta cyangiritse. Yego. Noneho twari twatangiriyeho rero cy'itungo ryipfushije. Hano umuturage wacu yoroye inkoko. Dufata urugero ku nkoko. Inkoko yawe ugiye mu kiraro kuyireba, aho yari iri mu kiraro usanze yapfuye, ntumenye uko byagenze. Icyo gihe we yabigenza ate ashaka kuyirya?
icyo gihe nta kindi yakora no gukora autopsy akareba ese muri rusange icyateye urwo rupfu rw'iyo nkoko ni ikihe, akaba yakora autopsy abwira umuveterineri akaza akamukorera autopsy akamubwira icyayishe ni iki ngiki, ubundi akamufatira umwanzuro w'iyo nkoko yiwe. Ubwo hari nka case ishobora kuba bakayisuzuma kandi yanapfuye yipfushije bakemeza ko hari yaribwa. Yego birashoboka cyane. Nk'urugero birashoboka ko nk'igi ryayimenekera mu nda, birashoboka yuko wenda nk'izindi zishobora kuba wenda ishobora kuba yanavunika cyangwa se nk'ikintu cyayituraho ikaba yahita ipfa, bikaba ngombwa ko bayikonsoma. Ni ryari no utayirya? Ni ryari utayirya? Mu gihe iyo nkoko yawe utayirya, mu gihe umuveterineri aje kuyikorera autopsy akaba yabura indwara muri twari tumaze urimo kutubwira ese birashoboka yuko bashobora kurisuzuma no bakemeza ko barirya? Birashoboka cyane, ushobora gusuzuma itungo cyangwa se iyo nkoko usanze yipfushije ukaba wayirekurira abaturage bakayirya, nko mu gihe wenda hari ikintu cyaguye kuri iyo nkoko bikaba ngombwa ko kiyica, nk'urugero wenda nk'ijerekani ikayigwa hejuru igapfa, aho ngaho uba wemerewe kuba wayihereza abaturage bakayirya nyuma yo kuyisuzuma. Noneho hari igihe batayirya? Hari igihe batayirya. Hari itegeko gatire byose inkoko yanjye nubwo ntabonye icyayishe ariko reka rya amaguru gusa. Ndarya amaguru ntacyo atwaye, amaguru yo ntago icyayishe nticyageramo. Urakoze cyane. Kuko muri iki gihugu cyangwa se muri iyi minsi hari indwara nyinshi zandura ndetse zikananduza. Niyo mpamvu rero ntago nakugira inama yo kuvuga ngo nimba itungo ryapfuye reka ndirye amaguru gusa cyangwa se ndirye umutwe gusa. Oya, ntago ari byiza. Ahubwo ni byiza guhamagara umuveterineri akaza akagukorera autopsy, yasanga koko itungo hari ikibazo rifite ritakwanduza abaturage akaba yaribarekurira mukamwarirya. Ariko nanone ntago ari byiza kurya itungo ryipfushije ngo uragiye usanze ryapfuye ugiye kurirya ngo reka ndirya amaguru. Oya, icyo ni icyaha cyane, kuko ahanini rishobora kukwanduriza ubuzima cyangwa se rikanduza ubuzima bw'abantu baririye. Hanyuma rero hano tugiye kujya gufata case. Hano dufite inkoko y'umuturage yipfushije, reka noneho veterinary dufashe tuyisuzume turebe niba iyaribwa cyangwa itaribwa. Yego, twari tumaze gufata rero iby'ingenzi tuganiriyeho na veterinary Rora kujyanye n'amatungo, kandi tugiye ko atari byiza kurya itungo ryipfushije. Ariko none dufite case y'inkoko yipfushije, turagira ngo adufashe kuyisuzuma turebe nk'uburyo bwa confirmation ese koko ibyo atubwiye koko ni ibintu bishoboka, ni ibintu umuntu yabona arimo asuzuma itungo. Reka rero noneho adufashe turisuzume hanyuma turebe uko byifashe. Namwe abamukurikiye hano ariko mujye muduha ibitekerezo, mutwandikire muri comments cyangwa se kuri email yacu. Yego, tugiye rero kumuha rino tungo ryacu adufashe kurisuzuma turebe icyaryishe, twumve n'icyo umuntu yarikorera. Murakoze cyane. Dukurikije iyi autopsy twakoze cyangwa se dukurikije iri suzuma ry'inkoko yapfuye twakoze, mwabibonye neza yuko twasanze amagi yaramenekeye mu nda ndetse dusanga n'umwijima warashwanyutse warabaye nk'ibyondo. Aha ngaha umwanzuro twafata rero, umuturage twayimurekurira akayirya ariko ibyo mu nda bitarimo. Ni ukuvuga ngo mu nda kubera amagi yamenekeye mu nda hajemo umwuka mubi, hatangiye kuzamo infection itari grave ndetse n'umwijima waratangiye kwangirika kubera iyo infection yo mu nda. Ni muri urwo rwego rero twamurekurira
ibindi akabirya ariko ibyo mu nda bikavamo.